ikaze abakurikira DTR TV Rwanda, tubashimira ubufatanye mukomeza kutugaragariza uko bukeye nuko bwije umunsi ku munsi. Turi kubona uko umunsi ushize abantu bagenda biyongera, bakora subscribe, share, like, comment, mukomereza aho. Abataratangira kudukurikirana mugane kuri YouTube zanyu, mujye mushake channel yacu ya DTR TV Rwanda kugira ngo mukomeze kureba ibiganiro tugirana n'abantu batandukanye, harimo abatumirwa, abasesenguzi bacu. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umusesenguzi, umunyamakuru wacu dusanzwe tumenyereye, Innocent Marcel dos Santos. Tuguhaye ikaze kuri DTR TV Rwanda. Murakoze cyane, nanjye ndabashuje cyane abakunzi ba DTR TV Rwanda, ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Yego, mwari mumeze mutese? Tumeze neza cyane, ibintu ni amahoro. Ni amahoro cyane kabisa. Uyu munsi rero abakunzi ba DTR TV Rwanda, nkaba ngiye kubatembereza u Rwanda, tuganira hagati u Rwanda rwacu rumeze gute, ubundi u Rwanda ruri kwimprova gute mu bijyanye n'imijyi yacu. Cyane cyane turibanda nko ku mijyi itandukanye y'u Rwanda, tugenda tubona abantu bagenda bavuga ko ariyo myiza. Uragenda utubwira nawe bimeze bite, nanjye nkubwira wenda uko bimeze bitewe nuko nyizi. Nibyo bintu nshaka kukujyanamo tugatembera u Rwanda. Sinzi wenda ubwiza ushaka kuvuga ubwo ari bwo, gusa ubwiza bw'imijyi mu Rwanda, ubona ko mu Rwanda mu by'ukuri uturere n'imijyi muri rusange birimo biragenda bitera imbere cyane. Ubwo rero sinamenya ngo ubwiza ushaka kuvuga bw'imijyi ni iki muri rusange. nge ikintu ndi kuvuga ku bintu bijyanye n'imijyi, hari imijyi twabonye imwe yasubiye inyuma, indi irazamuka, igenda itandukana. Iyo twari tuzi ngo bundi umujyi utajya uhinduka no wa mbere duhora tuzi, ubwo ni nka development y'imijyi, wenda igenda yunganira nka Kigali, umujyi wa Kigali, ndetse n'igenda yunganira muri rusange. Yego, harimo koko nk'uko bivuze, harimo imijyi imwe n'imwe twagiye dukura, ubona ko ikomeye mu gihugu rwose, abantu barayizi mu by'ukuri, ariko wenda muri kino gihe ukabona ubushongore n'ubukaka bw'iyo mijyi cyangwa se bw'uto turere bitewe n'imiterere n'ibindi bigiye bitandukanye, ukabona ntabwo bikiri bigishamaje cyane. Sinzi rero ukuntu twabivugaho, ariko mu by'ukuri ubona ko hari imijyi mu by'ukuri uko byagenda uko ariko kose n'abanyarwanda barabibona. Hari imijyi yateye imbere, hari n'imijyi itarateye imbere, yari iri imbere igasubira igasa n'isubira inyuma. Ari nazo mpungenge mu by'ukuri ubona abantu bamwe na bamwe bafite, ndetse n'abakomoka muri iyo mijyi, muri two turere, ubona baba bavuga ati ariko se kuki twebwe uturere twasubiye inyuma, cyangwa se imijyi yacu yasubiye inyuma aho kugira ngo itere imbere. Abandi bukabona barimo barikomanga ku gatuza ko bazamutse cyane. Wese iyo urebye, tutarinjira muri iyo mijyi ngo tubashe kuvuga wenda nko ku mujyi umwe ku wundi, ubona ari iki gituma bundi ahanini usanga imijyi itereye imbere indi igasubira inyuma? Ubona ari iki kibitera? Ni ubuyobozi bubi? ni iki wowe ubona ari iki kibitera rimwe na rimwe ubona imijyi isubira inyuma? Ari ugusubira inyuma no kujya imbere, kwaba ari uko imijyi cyangwa uturere, haba no mu buzima busanzwe bwa muntu, harimo factors zigiye zitandukanye zishobora gutera ibyo byombi. Wenda tuvuze ngo abantu, cyangwa se tuvuze ngo umujyi impamvu ushobora kuba watera imbere, nuko ubuzima buba muri uwo mujyi buba abaturage baba muri iyo mijyi cyangwa se muri utwo turere, ubona ko ubuzima bwabo buba bwarazamutse, standard y'ubuzima bwabo iba yarazamutse. Uzasanga iyo mijyi iterambere ryarazamutse, ndavuga infrastructure, ibikorwa remezo, ubona ko byazamutse. Mu gihe runaka ukabona amazu arimo aragenda azamuka yiyongera, imihanda yagiye yubakwa ari myinshi, isuku y'umujyi, n'ibindi bikorwa remezo bihari, ubukerarugendo bukorerwa aho hantu, n'ibindi bintu byinshi cyane bishobora kuba byatera urujya n'uruza, ubuhahirane, ubutwererane, ubucuruzi muri rusange. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba byatera kuba akarere katera imbere, cyane cyane umujyi w'ako karere cyangwa se umujyi w'aho hantu. Ibishobora kuba byatuma rero ibintu bisubira inyuma, nuko nta bikorwa muri byo twavuze byose, nta na kimwe kiba kigitera imbere, ahubwo utundi turere cyangwa se indi mijyi imishyashya cyangwa se iyari isanzweho irakora cyane, ukabona ko
ibikorwa byasumbye bya bindi bya hariya sibyo yego ubundi nyankunda kubivuga buryo iyo umuntu afite miliyoni wenda tumare umuntu afite miliyoni imwe nyuma y'imyaka nk'ibiri ugasanga ya miliyoni niyo agifite mu gihe undi yari afite ibihumbi 100 ugasanga afite ibihumbi 500 burya nubwo wa muntu agifite miliyoni arusha wa wundi ibihumbi 500 ariko wa muntu wa 500 we yarungutse cyane we yarimo aratera imbere cyane kurenza wa wundi wagumye hahandi yarari yego numva ari ibyo ngibyo dushobora kuba twarebaho nibyo koko ahanini usanga n'ubundi uyu usanga nk'ahantu ibikorwa remezo bitazamuka ngo tubone imihanda yubakwa abwayo abantu nabo nimba yari afite inzu runaka agira ibyo yongeraho je mbona ari byo bituma wenda nanjye imijyi rimwe na rimwe usanga imwe yasubiye inyuma indi yasubiye imbere abaze ubundi wowe ubona iyo mijyi yasubiye inyuma ubundi ngiye mbona mu Rwanda imijyi yose irimo yazamuka neza ubona nk'imijyi yagiye isubira inyuma cyangwa se uturere twagiye dusubira inyuma mu by'ukuri byerekanye n'imijyi yawe iyo ngewe ndebye mbona igice cy'amajyepfo cyane cyane kandi nabwo igice cy'amajyepfo aho mbona hadazamuka cyane nk'uko twari tuzi nyine nk'ukuntu hari hameze mbere mbona ari nk'akarere ka Huye tuzi ko yari umujyi ngira ngo wa kabiri wunganira Kigali ariko ubu ndatekereza ishobora kuba igeze nko kuri 4 tubwira iyo mijyi yindi twumvi imijyi ubundi mu Rwanda imijyi wo witondeka gute iterambere ryayo gutondeka imijyi yanjye uko yagiye uko imeze ubizisa jewe mfata Kigali n'ubundi bari umujyi wa mbere ikunganirwa na Musanze nta kibazo ubwo ni Kigali ni Musanze nazanaho ngewe ubwo nyuma ya Musanze mpita nshyiraho Rubavu iyo nshyizeho Rubavu nyuma ya Rubavu nzanaho Muhanga ubwo ni 4 nta nubwo 5 ngiye kubera ukuntu ndi kubona undi mujyi uri kugenda uzamuka uko bukiye nuko bwije umujyi wa Nyagatare bitewe n'ibikorwa remezo bari gukora uburyo bari kubaka nk'ubu Nyagatare biragoye ko wabona mu mujyi wa hantu hakiri umuhanda w'itaka ahantu hose wamaze kugera amakaburimbo ariko wagera nka Huye ngewe Huye iyo mpamvu mvuga ngo Huye yaje inyuma ndi kwishyira kuri 6 Huye ibikorwa byawo urareba ugasanga ahenshi haracyari zanzu za kera ariko mwana nawe urakabije Huye ivuye no muri top 5 nago ngiye kuri ngiye muri top 5 yaje muri inyuma muri top 10 yego nuko ngiye imijyanye nyitondeka wenda sinzi ukuntu nanjye wenda ukuntu nyibona wenda twabyemeranya icyo twakwemeranya nuko Huye ubona yasubiye inyuma ho umwanya itakiri mu mijyi ikomeye mu gihugu itakiri mu ubushongore n'ubukaka bwayo yahoranye kera atari bw'igifite ariko nanone ntago yaba yarasubiye inyuma cyane kugera ku rwego gusa wenda nk'uko bivuze twese twakwemeranya umujyi wa Kigali uratera imbere cyane uko bwije nuko bukeye ibikorwa remezo birazamuka amahoteli arazamuka namoze no kumva mu minsi ishize guverinoma ko imiganira n'umushoramari kugira ngo babe bakubaka indi hoteli y'inyenyeri 6 muri Kigali yego mbona ko muri Kigali hari hamaze kugira amahoteli agera muri 4-5 y'inyenyeri 5 urumva rero barimo barashaka no kugira n'inyenyeri ya 6 ni ikintu gikomeye cyane kiba gikomeye cyane muri rusange imihanda yo irubakwa urabibona birazamuka abantu baragomeza bava mu byaro bagana imijyi ari nabyo impamvu leta ikomeza ishishikariza cyangwa se ikomeza ikora kugira ngo barebe uburyo ki urujya n'uruza rw'abantu baza gutura muri Kigali bahunga uturere twabo twahariya bakazi naha muri Kigali ku buryo ibyo bikorwa baza basanga hano Kigali bishobora kuba byagira no mu ntara bikagerayo yego umujyi rero wakunganira Kigali nanjye turemeranwa kwa kabiri muri no minsi ndimo ndabona Musanze irimo iratera imbere cyane pe nanjye nayishyira ku mwanya wa 2 noneho ku mwanya wa 3 nahashyira Muhanga njye nashyize Rubavu washyize Muhanga ku mwanya wa 4 nahashyira Huye ku mwanya wa 5 mu by'ukuri bura twashyira akarere cyangwa se umujyi
umujyi wa Rubavu. Yego, Rubavu. Yego. Ubwo urumva muri top 5 aho tunyuranyije ni kuri Huye. Muri top 5 niyo. Gusa Rubavu je doute Rubavu kuko ubundi buriya Rubavu nayo nuko wenda turaza kureba impamvu, ariko Rubavu nayo sinayishyira mu turere dukomeye cyangwa se mu mijyi ikomeye muri Rwanda bitewe n'impamvu nza kuvuga. ariko rwose yakagombye kujya nko mu myanya nk'irindwi, ahubwo nakwemera nkashyiramo Nyagatare nanjye. Ntawamenya wenda Nyagatare na Nyanza. Ubundi Nyagatare na Nyanza yiri inyuma cyane kuri njyewe. Nyanza kankubaze sibyo? Uyu Nyanza umujyi wa Nyanza bura wavuga umujyi wa Nyanza uri hehe koko? Umujyi wa Nyanza uri hehe? Umurenge wa Busasamana wose, hafi ya wose. Uburase Nyanza urafata umujyi utagira na gare. Utagira gare gutese? Nyanza zigira gare. Utayigira se? Iriya ni gare. None se ni iki? Hariya ni nk'ikibanza cy'umuntu udakora. Bashizemo gare. Ntabwo iriya ntabwo ari gare. Hariya ni nko kwavuga ngo agiye Nyanza uri kuvuga iyo Nyanza iracyafite ya masoko ya kera. Na modern market igira kandi yifite. Irihe? Nese si modern market. Nagira modern market bakimanika imyenda ku biti. Mfareko. Nibyo. None se Huye ni hari. Nahuye rero Rubavu n'ibihari. Rubavu bubatse modern market. Modern market se itafite ya etage. Njyewe ne kubikubwira impamvu ngendera kuri icyo kintu. Ariyo mpamvu navuze ngo tuganire ku bintu bigiye bitandukanye bivuga ngo kuki imijyi imwe yavuye iri gutera imbere indi gasubira inyuma. Impamvu nge nakomoje kuri icyo kintu nk'ubu ndareba nkasanga Huye, Nyanza, Muhanga yo already yamaze gutera imbere ifite modern market, ariko wareba ugasanga Huye ni rya soko risanzwe. Huye ifite modern market iri hehe? Baracyakoresha mu mujyi wabo haracyarimo rya soko y'amasoko ya kera. Uno muca maheruka muri Huye rya. Je muhuye 2023 mu kwezi kwa 8 narindiyo. Nibwo meruka. Ubwo nimba umwaka isoko modern market yahuye iri hehe? Yahuye mu cyarabuze. Mu cyarabuze. Apana turi kureba mu mujyi. Mu mujyi nyine. Mu mujyi. Aho bita mu cyaraburahazi. Mu cyarabu nago mazi. Nago hazi. Yego. Kuba utahazi rero gituzaho gatoya. Ngenda tuzana. Ahantu hari kuri uno mu boss wa Horizon Express. Aho hari etage yiwe. Nibuze ni ukuntu yitwa muri Bihira kwa Bihira ndahazi. Uzamuka se hajya haberana uzamutsemo haberana ndumva haberana expo sinzi gutyo uzamuke muri muhanda waho. None se hari za RC Huye aho ibyo ngewe ndumva hari isoko rya etage igeretse gishure 3. Eka nkubaza ikibazo kimwe ugenda umbwire ugendera ku kibundi uvuga ngo umujyi wateye imbere weho. Nyegewe icyo nicyo kibazo ngiye nabasha kukubaza ugendera ku cyo uvuga ngo uyu mujyi uri gutera imbere uri gusubira inyuma kuri wewe. Wagiye impamvu navuze ko ntuza yasubiye inyuma nibyo natangiye mvuga ngo ushobora kuba ufite miliyoni undi ufite 100,000 ariko uw'ibihumbi 100 bakavuga ko yateye imbere kurenza wowe. Nk'ubu ngubu ngereranyije mu by'ukuri ntago navuga ko rwose nta bintu birenze Musanze irusha Huye birenze mu myaka ishize nk'icumi ishize, ariko mu myaka 10 ishize urabona ko byibuza aho Musanze yarazamutse cyane. Mu gihe Huye yo aho yari iri mu myaka 10 niho hahandi kiri n'ubundi. Yego. Urumva rero harimo facteurs nyinshi cyane zagiye zituma Huye idatera imbere cyane. Ndabyibuka ku bwa meya Muzuka Eugene ubabonaga ko Huye rwose imeze nimba navuga ko yirengagijwe wenda sinamenya ngo yarirengagijwe cyangwa niyirengagijwe, ariko mu by'ukuri iyo urebye witaye neza kuri Huye mbere na mbere ubundi Huye ifite ikigo ndangamurage. Yego. Ikigo ndangamurage cyajya kimunika no ku note z'igihumbi ndumva Musée National. Yego. Iba Huye sibyo? Aho ni ahantu hakagombye kuba mu byerekeranye n'umuco yakagombye kuba Huye iri hejuru cyane. Yego. Huye cyari Gicumbi nanone
cy'ubwenge, cy'ubushakashatsi, cy'amashuri, cy'imyigire. Ubundi Huye icyitwa Butare cyose ubundi yego wabonaga ko ni ikintu cyerekeranye ni Louis Scolaire, ni ahantu mu rw'amashuri, wabonaga ko havayibinga kabisa kubera amashuri, sibyo? Yego. Ibyo ngibyo byatumye hano bakwa kaminuza nkuru y'igihugu. Yego. Kaminuza nkuru y'igihugu iza kwigamo abantu batandukanye, aba mu gihugu n'abo hanze y'igihugu, bose bajyayo. Ibyo ni ibintu bituma Huye igira urujya n'uruza ruhoraho. Yego. Huye kubera ubwo ibyo by'amashuri urasanga ifiteyo n'ibintu bikomeye cyane mu byerekeranye n'iyobokamana, byerekeranye icyo twita Astrida, yaramenyekanye cyane mu buryo bwose bushoboka, sibyo? Binyuze mu hariya iyobokamana muri Katolike, mu buryo ukuntu bimeze, sibyo? Ubona ko bitewe kandi ahantu hari abihaye Imana, hari kiliziya, ubona ko ibikorwa byaho birazamuka, ibitaro biba bihari, amashuri aba ahari nk'uko twabivuze, ibintu byinshi cyane usanga bihari, sibyo? Yego. Noneho ukabona ko Huye rero ikindi twavuga, wabonaga ko yari ifite ubucuruzi, abantu baracuruzaga. Yego. Yari yacuruzaga kandi kubera ko urwo rujya n'uruza rw'abantu baracuruzaga mu by'ukuri. Ibyo byose rero mpamya ko mu myaka nk'icumi kuva kwa Bwana Muzuka Eugene wabonaga ko byasubiye hasi. Yego. Ahubwo noneho kaminuza barayambuye, byatangiye gusubira idubi. Kaminuza barayambuye. Yego. Itangira gucicikana mu rwego mu gihugu hose. Yego. Abanyeshuri baba bavuyeyo, abacuruzi baba batangiye guhomba. Aho ngaho nari ndimo nkubwira mu Cyarabo hafi y'isoko, amazu yarashaje pe, hafi ya IPRC Huye. Ubu ngubu ni Huye RP Huye College, niko bisigaye byitwa. So hari hasa nabi. Ubu rero barongeye barahakora nyuma ya Muzuka Eugene avuyeho, hagiyeho Ntazinda Mamambe, hagiyeho uriho ubu ngubu Sebuteye Ange Sebuteye. Ubona ko bahise bazamura uburyo ki inyubako zitangira kongera kuzamuka, sibyo? Batangira kuzamura, amahoteli arongera arazamuka, turimo tuvuga amahoteli menshi cyane agenda azamuka, firiya amastade arazamuka, imyidagaduro bigenda bizamuka. Nkeka ko ari nabyo byatumye Muzuka Eugene yegura, ndetse na komite yose icyo gihe ivaho za 2018 yose bahise bavanamo. Ubu rero ubona ko Huye irimo izuka mu by'ukuri muri rusange, ariko ku kuzuka yazutse yatangiye kuzuka isanga Musanze yararangije kugenda. Yego, hari ahandi bari kwizamuka, byarimo bazamuka. Niyo mpamvu Musanze urasanga amahoteli yarazamutse menshi cyane. Yego. Bishingiye ku bukerarugendo. Igihugu ubona ko cyahashyize imbaraga nyinshi cyane bishingiye ku bukerarugendo, kuri Parike Nationale Ibirunga, sibyo? Ahantu abantu benshi bagenda bagiye gusura ingagi, ari naho hantu hinjiriza amadovize menshi igihugu. Birumvikana ko n'igihugu kigomba kuhateza imbere, kuhabungabunga. Ni nayo mpamvu mpamya ko mu myaka 10 niko karere gashobora kuba kagize abameya benshi cyane. Musanze hinduranya abameya cyane kabisa. Barahinduka cyane buri gihe kubera icyo kintu cyo kubona cyo gufata inshingano rimwe na rimwe ntizikorwe, ubundi ugasanga ntago birimo bigenda neza. So urumva rero ibyo by'ubukerarugendo twavuga, imihanda yahise yubakwa izenguruka umujyi, nubwo umujyi wabo ni mutoya pe. Yego. Umujyi wa Musanze ni mutoya, uregeranye cyane, ariko kuba wegeranye cyane urimo ama etage menshi, ubu ngubu urimo ibikorwa remezo byinshi cyane, sibyo? Yego. Noneho byakubitana n'ubucuruzi nabwo burimo buzamuka, no kuba ari hagati na hagati y'ahantu hahuza Kigali na Rubavu, nka Rubavu nk'ahantu hagendwa cyane, nabwo ukabona ko nyine ni ahantu abantu bashobora kuba bagira muri rusange, sibyo? Ubwo rero ngereranyije Mambe, Ruhango, Huye na Musanze, ugereranyije neza uburyo bwa development kwihutisha, ugasanga ko Huye iri hasi gatoya ya Musanze. Kandi Musanze iranakeye,
irakeye pe imihanda yayo irakeye ubona ahantu hakeye nubwo nahuye nawe wabonye ko byazamutse kubera iriya stade bubatse yihuye hariya jewe ibyo nibyo navuga kuri iyo migi yombi ibiri nje hari ikintu kimwe navuga sina kimwe ni byinshi umuntu yavuga kuri ibyo bintu bitandukanye ese kuri wewe ngenda nkubaza umbwira kuko nkiyohuye ugerageje kutubwira uko bimeze wenda sinzi uraza kubisubiriza rimwe wenda unatubwira kuri wowe umujyi utezwa imbere na leta gusa cyangwa abaturage baho nabo bagomba kuba bafite ibindi bitekerezo buriya iyo urabizi ko leta igishyiraho gahunda ngengabukungu cyangwa se y'iterambere development du pays ari byo baza bagashyira mu myaka 7 gahunda ya guverinoma bakabita NST1 cyangwa se za NST2 n'ibindi ariko leta ifite inshingano zo guteza imbere zo gutanga umurongo ngenderwaho y'ibintu bigomba gukorwa ahantu hariho hose yego abaturage n'ubuyobozi bw'aho hantu nibwo bufatanye inzego z'ibanze nizo zifatanya kugira ngo bacivinge izo goals ziba zarashyizweho yego ariko iyo bigaragaye ko harimo bamwe badakora bituma leta idindira mu mishinga yari yateguye n'abaturage nabo ntibabone ibyo bagomba gukora wenda harimo nk'ibikorwa bimwe na bimwe biba bikomeye leta burya bituma leta providing imihanda yego ariko nanone leta ntishobora gushora amafaranga mu mihanda ya kaburimbo idafite ahantu nanone izungukiramo cyangwa zizavanamo bazakoresha iyo mihanda yego niyo mpamvu rero ubona leta iyo yubatse umuhanda yazijyanye ibikorwa remezo nk'umuriro n'amashanyarazi internet ihagera bimeze neza ibyo ngibyo ni ibintu abaturage baba bagomba kugira gute baba bagomba gukonsoma kugira ngo babikonsome rero harazamo urujya n'uruza kumvana hagati y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'abaturage yego ibyo ngibyo harimo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi yego ubuhahirane n'utundi turere yego ibyo ngibyo byose bizafashwa n'ibyo bikorwa remezo leta yagiye yubaka ariko leta ntizubaka etaje y'ubucuruzi ntizubaka isoko ry'ubucuruzi ariko abashoramari bo b'abaturage baho ngaho bazishyira hamwe nimba leta aje ari isoko rinini nimba badafite umuntu waryubaka ryose bashyire hamwe wenda na leta ishoremo imigabane ariko bakore modern marketing nko kuri mivuga nimba ari ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu bagire bavuga ati tugiye kubaka gare ntabwo bazategereza ko leta ijya kubaka gare ubwayo n'akarere kazabanza abaturage baho babanze ni mobilisation turere tugomba gukora mu nzego zibanze bakadugura ku baturage bagahamagara n'abashoramari bamwe baragiye bakira bakaza kwibera mu migi ya Kigali na bakabahamagara bagasubirayo bakabareba bamwe bavuga ari kijyana so numva rero ibyo ngibyo nibyo bintu leta bya mbere igomba gufasha imigi kugira ngo itere imbere kubashakira ibintu bifatika abantu bakoramo ariko nk'ubu ngubu ushingiye nka Huye mu by'ukuri ubona ko ibintu byerekeranye n'umuco ndangamurage imize ndangamurage y'u Rwanda yasubiye inyuma cyane pe iri gusubira inyuma kubitewe yasubiye inyuma cyane sinzi nimba leta nayo wenda ibifitemo uruhare cyangwa se ari twe tudakunda umuco w'iwacu ariko mu by'ukuri ubona ko nta bantu bagisura iziriya nyubako za hariya mu buryo bufatika iyo urebye ngiye mbona hari impamvu zitandukanye zituma inzu ndangamurage yasubira inyuma mu karere ka Huye nimba ari umujyi urawureba ugasanga ni umujyi utari bukurure ntabwo ukurura abakerarugendo ubone nk'uko umukerarugendo ashaka kuvuga ngo mfashe urugendo ngiye i Musanze kugira ngo ajye avuga ngo agiye i Huye biragoranye njyewe buriya ndabyemera ibyo uvuze nk'ibyo ngibyo gusa njyewe mu mitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye mu myumvire yanjye ntabwo ariko mbyemera kuko iyo tuvuze ngo iterambere ry'igihugu rizashingira gusa mu bukerarugendo kereka igihugu cyose kibaye mizi kereka igihugu cyose kibaye ibirunga nanone ahubwo icy'ingenzi ni ukubona abaturage ubutwererane hagati y'abaturage ubuhahirane ubucuruzi buri hagati y'abo bantu ubu se uteka tuvuge n'intara yose
amajyepfo aragirana iki ubuhahirane aragirana n'izindi ntara n'ubuhe? Amajyepfo Yego, mbwira. amajyepfo mbere na mbere akungahaye mu buhinzi, ubuhinzi bwerekeranye n'imbuto, kandi ariyo amajyepfo arayoboye. noneho nimba akungahaye muri ibyo bintu, kuki dusanga kenshi ariyo ntara irimo inzara? Ibyo byo ntabwo ndabimenya mu ntara z'igihugu, ibyo byose ndabimenye, nzabikurikirana ndebe, ariko njye siko nabyemera. genda bireba kuko amajyepfo ari mu hantu usanga ngo bafite ubutaka bubi, sinzi nimba koko ari n'ubutaka gusa cyakoza turebeye hamwe muri rusange amajyepfo ubona iterambere ariko ryaragabanutse cyane. hari ikintu nekereza, inzara yo simbizi, hari ikintu nge nekereza, abaturage b'amajyepfo buriya nk'ikintu gituma Musanze itera imbere numva ngo na za Nyagatare, abaturage ubwabo iterambere ribarimo, kuko nk'intara y'amajyepfo niho ahantu usanga n'abaturage nta terambere ribarimo, bategereje ibikorwa by'igihugu gusa kugira ngo babe batere imbere. None se nge wagendeye kuri iyo ntuza twahereye ku mujyi, ariko uzi ko intara y'amajyepfo ari ifite abantu b'aba genius benshi, ariko bakunda amafaranga batashaka iki gihugu ari abakire, ari abayobozi, ari abanyabwenge, byishingiye ku ntara y'amajyepfo. None se abo bayobozi tureba rero tuvuga bahari baturutse n'abo banyabwenge b'igihugu baturutse mu ntara y'amajyepfo, amafaranga yabo ubwo niyayandi aba munsi y'imisego. Uzi ko abaturage ngewe noneho mbibonye abaturage 5 muri kino gihugu 5 bari kumwe, haba hari mu majyepfo. Icyo nicyo kibazo rero dusanga mu ntara y'amajyepfo. Gute mwebwe mugifite? Kuko nujya kureba nge nka Huye cyane cyane niho ndi kwivugira, inzu zaho ni za nzu za kera, n'abari kuzubaka zitangiye ntabwo ari kera, ni 2023 batangiye kubaka inzu nshyashya, kuko urareba ugasanga inzu bafite kandi niko urasanga nk'akarere kawe kabayemo abanyamahanga benshi, abazungu benshi bagiye bahaba, hatangira ibikorwa byinshi nk'abantu bazanye ibintu bya Gaturika mu Rwanda, niho bahereye nk'Isave muri Gisagara. Urumva abo bantu bose babaga muri Huye. Ubwo nge nekereza ko Huye yishingikirije ibikorwa by'abo bantu bazanye ibyo bintu byose by'abanyamahanga bazanye ibyo bikorwa mu gihugu, bo bakareka bakora ibikorwa byabo, kuko Huye urareba ugasanga umuturage ngira ngo kugira bazamubwire ngo ubaka iki gikorwa afite n'amafaranga ni nko kumwica. Buriya rero Huye abantu batuye mu ntara y'amajyepfo hafi ya bose ubundi bose wagira ngo ni abanyenduga, kuko buriya bagiramo ikintu cy'ikango, bitewe nimba navuga bitewe n'amateka yabaye yo mu majyepfo cyane, kuko babayeho ari abantu bakangwa cyane, bahakwa, hari abatware, aribo basanga bayoboye, niho hari ubuyobozi. Niyo mpamvu nkubwira hari ubuyobozi, byasabaga kwitwararika. Rero ubwami bwose burahari, Nyanza ni ibwami, ariko ubundi sinzi impamvu tuvugaho hose tukibagirwa umurwa mukuru w'igihugu Nyanza. Kubona umurwa mukuru w'igihugu i Nyanza ahubwo uhinduka Kigali ikaza igahita ivanaho burundu, nibyo bintu binambabaza ngewe kwanza, nibyo bintu binambabaza. Ariko wenda reka umeze gutyo, nicyo kintu nakomeze nkubwira ati abaturage bo mu ntara y'amajyepfo bashobora kuba bakunda amafaranga cyane bakayashyira munsi y'imisego. Reka tuzasesengure neza, turebe akarere ku kandi, akarere ku kandi. Nibiba ngombwa tuzagerayo tuvugishe n'abaturage baho, tunabasure, tuvugishe n'ubuyobozi bwaho, twumve ibintu uko bimeze mu ntumbero zabo, kuko dushobora kwicara hano muri studio ugasanga wenda turimo turavuga ibintu byabaye out of date, sibyo, kandi hari ibikorwa bifatika bihari n'abaturage birimo bigaragaza byamaze kuhagera. Yego, ariko mu by'ukuri harimo mu bigaragarira amaso n'ukuntu dutembera n'ukuntu tugenda, ibyo twagiye tuvuga n'imijyi, ubona ko abari muri utwo turere, bravo kuri ba guverineri b'intara y'amajyaruguru, harimo n'utwo turere twa Musanze, ariko nka Rubavu yo rwose mu by'ukuri n'umuyobozi, abayobozi hafi ya bose bayoboye Rubavu, ngewe usibye no kubakubita n'agakoni ku kibuno, ubanze n'abafunzeho n'umwana, kuko akarere ka Rubavu niko karere kagendwa cyane
kubera gukora ku mazi ibintu bya entertainment hafi ya byose bijyayo byakabereye i Rubavu niho bibera n'ubundi abashaka kuruhuka